Mbaje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mwebwe mwese turi kumwe muri gahunda yo kumva ijambo ry'Imana yacu, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka dusenge. Mana, ndagushimye mu izina rya Yesu, mu byitwa Imana ntayo ihwanye nawe, urakomeye kandi urahambaye. Abakwiringira ntibazamwara kandi ntibazakorwa n'isoni, kandi ubereye mwiza abagutegereza bose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kumva ijambo ryawe Mana, ndagusabye ngo dushyigikire, kandi buri wese uryumva rimubere intsinzi kandi rimubere inkomezi, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gufatanyiriza hamwe kumva amagambo y'Imana ari muri Samweli wa kabiri, ibice 22, umurongo waho wa 34. Kadusome mu izina rya Yesu. Haragira hati: ihindura ibirenge bye nk'iby'imparakazi, ihindura ibirenge bye nk'iby'imparakazi, impagarika ku misozi yanjye, yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'icyuma, kandi wampaye ingabo inkingira, niyo gakiza kawe. Amena. Imana itugirire neza. Imana yacu ni nziza. Imana yacu iradukunda. Umukozi w'Imana Dawidi yaravuze ati: Uwiteka ahindura ibirenge bye nk'ibyo imparakazi. Imana itugirire neza. Imana ibasha kugusimbutsa aho wowe utakwibashisha. Imana ibasha guhindura ibirenge byawe nk'iby'imparakazi, ikagusimbutsa aho utakwibashisha. Kandi Imana yo mu ijuru twiringira niyo ifite imbaraga zihagije rwose, ngo ituma amaboko yacu afora umuheto nk'uw'icyuma. Imana yacu nishimwe. Ibigaragara nk'ibikomeye ibihindura ibyoroshye. Imana niyo idushoboza. Turiho kubw'imbabazi zayo, duhumeka ku bwayo, kandi kubw'imbabazi zayo n'urugendo twatangiye tuzarurangiza amahoro. Imana itugirire neza. Ku murongo waho wa 35 haravuze ngo yigisha amaboko yanjye kurasana, bituma amaboko yanjye afora umuheto w'icyuma, kandi wampaye ingabo inkingira, niyo gakiza kawe. Amina. Imana ishimwe kuko yaduhaye agakiza kayo. Ako gakiza kadukingira muri byinshi. Umwanzi Satani w'abaduhiga ku manywa na nijoro, hasi kubura hejuru, ariko Imana iratwimana. Uwiteka niwe wabanye na basogokuruza batubanjije muri uru rugendo, ariko ni Imana itagitsindwa, ni Imana irwanira gutsinda. Yatumye basogokuruza barangiza urugendo rwabo amahoro. Nawe iri kumwe nawe, kandi yatuma ibirenge byawe bimera nk'iby'imparakazi, ikagusimbutsa ibyo ngibyo wowe wibwira yuko utasimbuka. Kandi agakiza kayo niko kadukingira. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero turi kumwe nayo, ntituzatinya. Yosuwa we ngo igihe yari ageze i Yeriko, maze ngo urugamba rwari rukomeye, arebye abona birakomeye, ariko ngo agiye kubura amaso ngabona umuntu umuhagaze imbere. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Maze ngo Yosuwa aramwegera aramubaza ngo mbese uri uwo mu bacu ngo cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Nawe aramusubiza ngo njyewe nje kubera ingabo z'Uwiteka umugabo, ngo kandi nje nona. Haleluya. Imana yacu nihabwe icyubahiro, kuko igitwoherereza umugaba. Iyoherereje umugaba Joshua, nawe yakoherereza umugaba. Muri ibyo biguteye ubwoba, muri ibyo biri imbere yawe bihagaze bimeze nk'inkike z'i Yeriko, ibyo ngibyo bimeze nka Goliyati imbere yawe, Imana yacu irabishoboye. Imana ishoboye kukoherereza umugaba, nk'uko marayika yabwiye Yosuwa ngo nje kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Uyu munsi nawe marayika w'Uwiteka kubera umugaba ku rugamba uriho, mu ntambaro urwana nazo, mu izina rya Yesu. Amina. Mana ndagushimye
kuko uko wabanaga na ba sogokuruza natwe ari kumwe natwe, bana natwe rero urwanirire buri wese wumvishe iri jambo, uhindure amaboko ye gufora umwambi, umuheto w'icyuma, kandi umwoherereze marayika wo kumubera umugaba. Urakoze kuko ubikoze mu izina rya Yesu, amen.